ugasanga rero ari kwibaza se amafaranga akora iki kandi nyamara wowe wayakoresheje ibintu byari bifite umumaro mu rugo. Ariko iyo bimubwiye abasha gusobanukirwa. Abagabo rero akenshi usanga bayakoresha nabo ubwabo ntibamenye icyo bayakoresheje, ugasanga ni umugabo ufite umushahara ahembwa ariko umugore ntazi uko umushahara we winjira, ntazi uko usohoka, azi itariki yo guhembwa gusa. Ese ubundi abapapa mumeze uko? Ayo mafaranga muyamaze iki? Mutubwire, ayo mafaranga muba mwayakoresheje iki? Icyiza rero nongeye kubasuhuza cyane, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Ngewe hano meze neza. Niba ugeze hano bwa mbere rero nguhaye ikaze. Ahangaha ni ku nama za Queen 31. Ngewe nitwa Queen. Tunyuzaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'inama zishingiye kubaka umuryango. Ukore subscribe rero kugira ngo tujye dukomeza kubana muri ibyo biganiro bigiye bitandukanye. Nshimiye cyane rero abantu mukomeje gukanda subscribe, Imana ikomeze kubamera umugisha. Namwe mureba video ugafungura video ukayireba ukayirangiza, ni ukuri nawe ndagushimiye. Nawe rero ugeze hano bwa mbere, nagusaba yuko niba ufunguye video wayireba ukayirangiza kugira ngo utaza kugira icyo ucikanwa muri iyi video tugiye gukora, kuko ni video nziza, ni video tugiye gukuramo amasomo atandukanye. Ngiye kubabwira rero amabanga abantu bashakanye tudakwiriye guhishanya. Ariko se ubundi ikibazo nibaza, ubundi abantu bashakanye hari ikintu bakwiriye guhishanya? Muze kunsubiza muri comment namwe mumbwire. Gusa ngiye ku bwanjye numva abantu bashakanye nta banga na rimwe bakwiye guhishanya. Numva bakabwizanyije ukuri byose. Ariko abantu ntibumva ibintu kimwe. Wowe ushobora gusanga ufite ukundi kuntu ubyumva, cyangwa se nanone ukaba ufite bitewe n'uwo mubana, kuko hari abantu nanone badakunda ukuri. Ushobora kuvuga ati si umuntu nimubwiza ukuri kwanjye noneho biragenda bite, ntiri busenyuke. Ugasanga umuntu mubwije ukuri ariko ukuri umubwiye ntagashoboye kukwakira, kavuga ati rero reka mitemo kwisheshekera. Ariko mu by'ukuri ntibikwiye. Abantu tubana ubundi twakabwizanyije ukuri buri kimwe, kuko burya abantu babana hari igihe umuhisha ibanga, ugasanga umuhisha ibanga ariko n'ubundi aryumvishe hanze, n'ubundi ugasanga rirabasenyeye kuko aryumvishe hanze. Ariko nyamara igihe wakarimubwiye wowe ubwawe wari gusanga mwari gusabana imbabazi, ubundi ibintu bikagenda neza, ngo nta gihishe kitazamenyekana. Ubu rero niba hari ibanga uri guhisha, niba uri umubyeyi cyangwa se uri umudamu ukaba hari ibanga uri guhisha umugabo wawe, n'ubundi rizamenyekana. Icyiza rero rimubwira hakiri kare, umusabe imbabazi, naho kubabarira reka arakubabarira. Dore ko abagabo bataba banagoranye cyane, arakubabarira. Nawe rero niba uri umugabo ukaba hari ibanga uri guhisha umudamu wawe, icyiza nuko warimubwira akarimenya ari wowe uri mwibwiriye, ataryumvishe hari hanze, kuko naryumva hari hanze bizarushaho kuba bibi. Icyiza rero mwicaze urimubwire. Abantu bashakanye nta mabanga twagakwiye guhishanya, ahubwo twagakwiye kuyabitsanya. Mwese ko mubyumva? Muze kunyandikira muri comment namwe mumbwire uko mubyumva. Ibanga rya mbere rero abantu bashakanye badakwiye guhishanya, nta nubwo rikomeye, ibi ntabwo bikomeye, ariko usanga hari abantu bamwe na bamwe tugenda tubihishanya, asanga turi kubihishanya kandi ari ingenzi. Niyo mpamvu rero ngusaba gutera agatebe kugira ngo dutangirane iyi video tugerane ku musozo, utaza kugira ibanga na rimwe ucikwa. Ibanga rya mbere rero ni ringiri: uko amafaranga yinjira nuko asohoka. Urumva iryo atari ibanga ryoroheje, ariko usanga benshi barihishanya. Ugasanga umugabo ntabwo azi uko umushahara w'umugore, se niba umugore ufite umushahara ahembwa, ugasanga ntazi uko umushahara w'umugore winjira cyangwa se uko urangira. Ariko akangaka ko naje gusanga abagore ntabwo tujye dufata amafaranga ngo usanga yakoresheje ibintu bidafite umumaro, cyangwa se ngo usanga yapfushije ubusa. Ahubwo usanga hari ibintu byinshi biba bitureba mu rugo.
ugasanga wayakoresheje ugura ibintu byinshi bitandukanye, ariko umugabo ntameze kumenya uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Ugasanga rero ari kwibaza se aya mafaranga akora iki kandi nyamara wowe wayakoresheje ibintu byari bifite umumaro mu rugo. Ariko iyo ubimubwiye abasha gusobanukirwa. Abagabo rero akenshi usanga bayakoresha nabo ubwabo ntibamenye icyo bayakoresheje. Ugasanga ni umugabo ufite umushahara ahembwa, ariko umugore ntazi uko umushahara we winjira, ntazi uko usohoka, azi itariki yo guhembwa gusa. Ese ubundi abapapa mumeze uko? Ayo mafaranga muyamaze iki? Mutubwire, ayo mafaranga muba mwayakoresheje iki? Icyiza rero ni uko mutagahishanyije uko amafaranga yinjira n'uko asohoka. Ibyo ngibyo birafasha cyane, bigatuma uwo mubana adahora avuga ngo ariko si umuntu ngo ayo mafaranga yose ahembwa ngo yakoze iki, kandi ari umuntu mubana aho ngaho mu rugo. Ugasanga byirirwa byamuremereye mu mutima, kandi nyamara wakamweretse uko yagiye, ukamwereka igihe yakoze iki, ugasanga mbese mwese biri buborohereze. Icya kabiri, si byiza guhishanya imyenda cyangwa se amadeni mufite. Ugasanga niba uri umugabo ufashe umwenda ahantu cyangwa se ideni, ariko urabihishe ntubibwiye umudamu wawe. Erega bugiye tugiye tunatekereza buryo ushobora gusanga iryo deni ese urwaye utararyishyura, ubundi ugasanga baje kwishyuza umugore wawe ideni atazi. Urumva ibyo bitateza ikibazo? Ntabwo ari byiza rero ko twagahishanyije amadeni dufite hanze. Ugenda ufata ideni uba ufite wowe ubwawe, ariko umuntu mubana atarizi. Usanga uri umubyeyi ufite ideni ariko umuntu mubana ntabwo arizi. Byakabaye byiza rero amadeni mwese mubaye muyazi, kuko umwe aramutse arwaye muri mwe ushobora gusanga baje kwishyuza wa wundi, ugasanga arabaje uti burya se hari ideni tugufitiye, kuko umuntu mubana ntabwo wari mubwiye. Ushobora kwanga kuri mubwira avuga ati sinshaka ko hangayika ngo ajye hangayikishwa n'ari amadeni dufite, ariko nyamara si byiza. Jya ubimubwira, ubundi niba ari uguhangayika muhangayikire hamwe, ariko ntubimuhishe. Ibanga rya gatatu tudakwiye guhishanya, imishinga cyangwa se n'inzozi z'ejo hazaza. Ugasanga niba uri imishinga uri gupanga, uri kuyipanga wenyine kandi ufite uwo mubana. Ugasanga uri gupanga ati wenda nzubaka etaje ahangaha, nzagera gutya, nyamara utabiganiriza ku muntu mubana. Ushobora no gusanga uramutse ubimubwiye hari n'indi nyunganizi yaguha. Ntabwo ari byiza rero ko wahisha uwo mubana inzozi ufite cyangwa se imishinga uri gupanga ufite. Ibyo si byiza ko mwabihishanya. Ntabwo ari byiza guhishanya ibibazo bibangamiye umuryango. Gusange akenshi ibi bintu usanga abantu babihishanya nk'umugabo se akavuga ati sinshaka ko umugore wanjye ahangayika, sinshaka. Ugasanga niba ari ibibazo bibangamiye umuryango wose, ukavuga ati reka mbimuhishe kugira ngo ataza guhangayika. Ariko nyamara nubwo buryo uri kumurinda guhangayika, ariko si byiza. Byaba byiza ubimubwiye, ubundi niba ari ibibazo mukabifatanya mukabihangayikiranamo hamwe mwese, ariko atari wowe biri kuvuna gusa. Kuko ushobora gusanga ari ibintu n'ubundi bizageraho ugasanga arabimenye, yangiza akakubaza ati kuki n'ubundi wabimishe, ugasanga atekereje ko hari ikindi kintu cyatumye ubimuhisha, kandi wasanga warabikoraga ugira ngo umurinde kubabara, ugira ngo umurinde guhangayika, ariko ugasanga nyuma ntabyakiriye neza. Ntimukwiye guhishanya inshuti. Gusange niba ari inshuti zanjye nkanjye nk'umudamu, umugabo wanjye ntazizi, cyangwa se ngusange niba ari inshuti z'umugabo, umugore wawe ntazizi. Byakabaye byiza mudahishanyije inshuti. Niba ari inshuti zawe nkaba nzizi, niba ari inshuti zanjye nawe ukaba uzizi. Ati ibyo bifasha iki? Ibyo bigufasha kumenya inshuti z'umuntu bari kugendana, kuko ushobora gusanga ari inshuti za zindi zidashobotse, ugasanga kugira inama ati izi nshuti izi n'izi ntabwo ari byiza ko wagendana nazo. Ariko iyo ari inshuti zawe umugore wawe atazizi cyangwa se umugabo wawe atazizi, ushobora gusanga ari inshuti zakujyana mu mico mibi, ugasanga nawe iragufasha none ukagera mu rugo uzanye ya mico mibi wakuye mu inshuti zawe.
ariko iyo ari umuntu mubana azi inshuti zawe abasha kukubwira ati izi nshuti ni nziza komegezanya nazo, cyangwa se izi ngizi ntacyo zakugezaho, gira ubundi buryo ugendana nazo. Ntabwo rero mugomba guhishanya inshuti zanyu. Umwe agomba kumenya inshuti ze n'undi akamenya, umwe agomba kumenya inshuti, niba ari umubyeyi agomba kumenya inshuti z'umugabo we, n'umugore akamenya inshuti z'umugabo we. Byiza ko muhishanya ingendo, ngo ufate urugendo ugende utabwiye umuntu mwashakanye. Ushobora kugenda wamuhishe ugasanga ugeze aho hanze ugize ikibazo runaka, uri kumva n'ubundi birumve ngombwa akabimenya. Ntabwo ari byiza rero ko wafata urugendo ngo ugende umuntu mwashakanye atabizi. Ushobora kugenda ukagira ikibazo runaka, urumva mu by'ukuri biri bube ngombwa ko n'ubundi bamuhamagara bimugeraho. Urumva niyumva ngo ugira ikibazo ahangaha kandi yarazi ngo uraha, urumva biri bubyara ikibazo gikomeye cyane. Niba azi ngo wagiye mu mujyi, yajya kumva ngo ugira ikibazo ahandi hantu runaka, urumva ni ikibazo. Ntabwo ari byiza rero ko muhishanya ingendo zanyu. Bwiza ukuri umuntu ahantu ugiye. Ikindi abantu bashakanye tudakwiye guhishanya, amakosa mwakoze. Ugasanga hari ikosa wakoze ngo mwashakanye ntiyarimenya, ariko ukavuga ati reka ngomeze ndibike. Ntabwo ari byiza. Warimubwira ubundi niba ari ikosa ryo kumusabira imbabazi, ukamusaba imbabazi akakubabarira. Niba uri umugabo ukaba ufite umubebe hanze, bibwira umugore wawe, bibwira umugore wawe, mubwira ati nyamara gutya na gutya nagenze gutya birancika, njyana umwana hari hanze. Bari wowe ubimwibwirira. Hariho abagabo bagira ikibazo ugasanga aguye mu ikosa nk'iryo, abyaye umwana hanze, ubundi agatinya kubwira umugore we ati nimbimubwira rurasenyuka. Noneho ugasanga wa wundi babyaranye umwana hanze nawe yirirwa mukandisha ati nutama ibi n'ibi, ndarara mbivuze, ndagenda mbibwira umugore wawe. Ugasanga noneho uwo muntu agiye kujya atuma urugo rwose ugenda urusesagura umujyanira kuko ari kugukangisha ngo ndabibwira umugore wawe. Mu by'ukuri ubwo umuntu uko byagenda kose ibyo bintu bizamenyekana, umenye ko uriya mwana wamubyaye hanze. Icyiza rero wagenda ukabwira umugore wawe. Y'abagore akenshi tugira kwihangana, wagenda ukamubwira ati byagenze gutya, haba ikosa n'iri, hakaba ikosa n'iri, bigenda gutya, ukamusaba imbabazi ucishije bugufi. Ariko urumva najya akabyumva hanze, kuko nawe uzajya unanirwe. None se uwo muntu mwabyaranye niba ari gukomeza akubwira mpibi ubimuha, uzageraho nawe urambirwe. Urumva noneho umugore we nabimenya atari wowe bivuyeho, noneho bivuye hanze, urumva atari bwo bizaba bibi cyane kurushaho. Icyiza wamwegera ukabimubwira, ukabimusabira imbabazi akakubabarira, ubundi nawe ukaruhuka. Kuko yaba wowe uri kuvunwa n'uwo muntu uri hanze, ntabwo byoroshye. Icyiza ni uko wamubwiza ukuri ukamusaba imbabazi. Ikindi abantu bashakanye mudakwiye guhishanya, cyangwa se abantu babana badakwiye guhishanya, ibigeragezo by'ibishuko uhura nabyo. Byakabaye byiza ubibwiye uwo mubana kugira ngo bireke gukomeza bikuvuna wenyine. Abantu iyo bafatanyije kwikorerana ibibazo usanga byoroshye, bikuvuna wenyine igihe ubimubwira. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Niba iyi video hari ikigufashije, ukande subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibashe kugera kuri benshi. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubana namwe.